yes nari nyirimo nko kubwira aho twari twinjiye muri East Africa kuko icyo gihe music yacu mu Rwanda aho yari kiri hasi twari tukiri kuri za gakondo zacu twumvaga za burakeye nta hantu wajya ngo wumve show ya danje yego ama YouTube atarinjira mu Rwanda icyo gihe YouTube zari zitarinjira twari dufite nka radio yari radio nk'imwe ikorera mu ma FM atandukanye yego so noneho tugeze muri Uganda ubwo tuvuye Kongo yabanje guhitinga duhita twibonamo abarundi ko twumvaga bimwe turangije nibwo twinjiye muri Uganda buriya nubwo tuvuga umuntu wariye hit bwa mbere wazamuye n'abahanzi banemera Jajaragadi ari mu bantu batangije industry ya Uganda muri music icyo gihe Jajaragadi yafashaga Chameleone Baby Cool na Bobi Wine noneho kubera ko Bobi Wine Baby Cool icyo gihe sajya Nairobi amaze kujya Nairobi atangira gukora music Bobi Wine yari ari kuri university arimo ariga umuziki Makerere nibwo Chameleone yamusanze amusanze ahita akora akaririmbo karya hit bamaze kurya hit Nairobi bura niho baririye hit bwa mbere barangije nibwo bagarutse Uganda barayika tuze gukorera iwacu batangira gukora araba big 3 twemera bariya Bobi Wine Baby Cool na Chameleone nubwo wenda nyuma amaze kubona ifungo burese ajyanye bakagirana amabifu n'iki ariko bari abantu nibo bantu muri industry ya Uganda muri new music kubera ko tugiye muri old music dufite ba Gafero icyo gihe Gafero buriya Gafero bavuga ko muri gakondo ya Uganda ari mu bantu bujuje stade y'Ubwongereza ari mu bantu bicaga bakanakiza uzumva indirimbo za Gafero ni music ariko iri kuri culture ya Uganda kandi noneho iyo wumva ikigande arakuryohera byatari so noneho rero Chameleone abaraje ariye hit amaze kurya hit na Mr Nice bari bazamukanye noneho nibwo babonye manager bavuga kuri ya muzungu Dorothea niba wumva Dorothea buriya yari manager wabo bavuga ko yari manager wabo na Chameleone yamubyaye mu mwana ariko ubu Dorothea yashinze Chameleone k'umwana nta kintu amufasha ntabwo twinjira mu by'umuryango cyane turi muri industry nyuma yaho akaba abantu bantesha umutwe nyuma yaho rero byaje kugenda bite nibwo Chameleone yafatanye na Mr Nice bakorana igihe gito baratandukanye bamaze gutandukana Chameleone atangira inzira y'umuziki urabizi Chameleone he's a legend in East Africa na n'ubu kandi arya hit na n'ubu mu bantu nshobora kwicara nkareba live mu bantu nshobora gufata tike nkavuga nti ngiye kureba umuhanzi nje ntabwo nkunda playback nje nkunda live umuntu uzagukubita live Chameleone ari mu bambere muri East Africa nje nshobora guflowinga live biba bije gutyo Uganda tubaturiye hit Uganda imaze kurya hit icyo gihe twari dufite Miss Jojo twari dufite Miss Chanela twari dufite Rafiki muri Choga Style nibwo icyo gihe nabato mukozi bari baje ariko ubwo hari aka-etape niba natarutse ako bita The Brothers kuko Mahonibon yaje mu gihe cya ba Miss Jojo nyuma ho gato amezi matoya bamaze akadance niho baje ariko twari dufite aba legend buriya Danny Vumbi ari mu ba legend Ziggy Double 5 nundi bari bafatanyije umwe ntibuka neza sinzi niyo yagiye ariko The Brothers nibo bambere baririmbaga ingoma zigahitinga igihe twara abapeti bato ariko The Brothers n'umwana mwiganaga ajyaga kwandikira akabaruwa akakubita lyrics za The Brothers agatamo ndagira ngo tuza kwinjira noneho neza twinjire mu gisate cy'amarebo n'inzu zagiye ndashaka kukubwira kuri rebo rero za hano mu Rwanda kuri rebo za hano mu Rwanda nje ntago nzifata nka rebo nazita nka koperative kubera ko akenshi rebo ibifite iyo ikintu twita rebo tugiye nko ku isoko mpuzamahanga
iba yarafashe wa muntu ikamumenyera buri kimwe. Amarebo mu Rwanda arahari. Amarebo mu Rwanda byose bikora. Ni kata ni muri social media. Ntabwo ari social media. Reka nkwereke. Wenda ndakubwira nk'amarebo yabanje. Yego. Yabanje. Buriya nje ndakubwiza ukuri honestly. Rebo nemera bwa mbere mu Rwanda ni imwe. Kina Music. Na n'ubu gishinze imizi. Kina Music nje ndayemera. Kuko na n'ubu ngubu impamvu nyemera cyashinze imizi. Impamvu nyemera. Nemera ko ikura umusani hasi. Yego. Ikamuzamura tutari tumuzi. Ibyo ndakuriza ku ijambo Muyoboke yigeze. Ushyiraho na Demeni yafashe umusani mukura hasi. Ninde? Buriya umuntu bita Calvary Mbanda yazamutse ari ndumuzi. Nuso niye hita afite. Nuso nagazwe ubu wavuga ko Calvary Mbanda. Wambwira ntago ikiba gihari. Afishe wabaramuboye kuri Calvary Mbanda. Ni kintu yaba yamamaza. Umva ikintu kuri Mbanda. No. Abasani muza kutubwira muri comment. Abasani benshi b'Abanyarwanda baraza bagakora hit song imwe bagakora kukubwira ikintu Muyoboke yigeze kumbwira. Yego. Muyoboke twahuriye Uganda. Muyoboke yaragiye urabona ino ndirimbo Imberazo Bruce Melody yakoranye na Shiba. Yego. Iriya ntabwo ari indirimbo buriya ya Bruce Melody. Iriya ndirimbo original ni indirimbo ya Shani na Nina. Barayifite na audio. Yego. Noneho duhura barampamagaye nimba ajyanye ahantu bita kuri Atmosphere. Turi kumwe na Muyoboke tugenda tuganira. Ndabona se Muyoboke kubera iki muzamura n'ubundi abari bamaze kugira aho bagera. Kuki mudahura n'abandi bazamura. Ijambo yambwiye. Yarambwiye se bro. Tom Close wari umuzi? Yego. Ntabwo ntabwo nari umuzi. So mumenye kubera ko namo managing. Yego. The Ben wari umuzi? Ntabwo The Ben nari muzi. Ngo buriya n'ingoma yakoze yazikoze ari uko mu managing. Noneho rero Shani na Nina usibye kuba wenda mwari mwarabumvishe mu bundi buryo ariko hit mwayimenye kubera ko mu managing. Icyo nicyo kintu ushaka kubwira kuri Rebo zo mu Rwanda. Ndaguha nka Coach Gael. Yego. Coach Gael yaje ku managinga Bruce Melody n'ubundi afite izina. Kenisoro yari afite izina. Ari n'umwana uvuye kwiga ku Nyundo. Sibyo? Element yari producer. Wenda umuntu navuga nkuri ya Roskana. Roskana nabanje kunyura kwa Irene muri ndahabi. Kandi nawe ikintu amarebo ikintu nshaka kukubwira cy'amarebo yo mu Rwanda. Amarebo yo mu Rwanda impamvu ahora asenyuka. Yego. Ni cya kintu niba Coach Gael amafaranga ntagakora byose. Yego. Sibyo? Ushobora kuba ufite amafaranga ugakoresha abanyabwenge bazi ibyo be. Yego. Sibyo? Ariko ntago amafaranga azakugeza kuri cya kindi wifuza. Turi kumvikana icyo kintu. Ahubwo amafaranga uzayakoresha ukoresha abantu bakugeze kuri cya kintu. Umuntu witwa Coach Gael turaza kubigarukaho sibyo kuko ntabwo turi kubyumva kimwe. Ikintu ushaka uzi ureka noneho ngiye nguhuruje. Kuri Coach Gael usibye mu ba manager bose babaye. Yego. Ngereka nkubwire. Badrama Coach Gael. Yego. Je ntago mbemera. Uzi impamvu ntabemera? Yego. Genda bikubwira. Impamvu ntabemera bariya n'abantu bava from nowhere bakaza nk'ibitera bakaza kugira ngo bubake izina kuri social media. Uri ikintu uzi ikintu baba bagura we hari ikintu mutazi baba bagura platform. Ikintu platform baba bagura ni reka nkubaze si dufite aba diaspora benshi batazwi muri industry. Utekereza ko Coach Gael iyaza niyubaka izina kuri platform ya Rebo yari gukora Universal akaba afite biriya biciro? Witwa Coach Gael na Badrama kukubaza byari gushoboka. Itonde cyo kintu bisobanura Abanyarwanda. Umuntu witwa Badrama no Coach Gael babikora mu rwego aba nabo manager baza gushora mu muziki kugira ngo bawubyaze inyungu. No reka nkubwire rero uzi impamvu birangira wumvishe ijambo Coach Badrama yabwiye Coach Gael no yavuze yaribwiraga Dumba ko yaribwiye Coach Gael. Ariko ikintu ushaka kubwira ni hano mu Rwanda kuza kuriya sibyo usibye wenda Badrama afite izindi nzira yiberamo cyane ibindi abamo sibyo ariko buriya nka Coach Gael uza agaciro k'ifaranga buriya ririya jambo Badrama yavuze
nuko ibyo avuga n'ibyaha amaso yiwagarukiye. Yego. Sibyo? Kubera iyi mpamvu. Yego. Badrama atandukanye na Coach Gael. Coach Gael arimo arubaka platform in this country, in this town. Sibyo? Ntabwo ameze nka Badrama washakaga kumva ko ari kuri swaga, yicare hariya na podcast ziwe, yicare hariya yinywere shisha, yinywere n'iryo tabi uko abishaka, ngo yumve ko ari king, ari manager. We nicyo yashakaga. Byumvikana hari igihe purpose ziba zitari zimwe. Ni nk'uko umuturanyi mushobora kuba mwatikanyije mugahinga ibijumba mwese, ariko akavuga ati season duhingiyemo ngiye nkazana ifumbire mvaruganda, yazatuma ibyo byera kuruta ibyo uriya muturanyi we agaca inyuma akagura kagafumbire. Turi kumvikana? Wa wundi wowe ukicara rero ukavuga ati bizera imvura izagwa. Sibyo? Niba icyo kintu mushobora kuba muri game imwe, ni nko kubona abantu bari muri bisi imwe ariko bakava ku byapa bitandukanye. Badrama rero na Coach Gael bameze nk'abateze bisi imwe ariko bazagarukira ku byapa bitandukanye. Ikintu cyari ku muntu utwa Badrama na Coach Gael, iyo tujya kureba music nyarwanda urwego dushaka kuyishyiraho, sibyo? Ubwo twakunze kubona Alex Muyoboke, hari abahanzi yafasha abakora from nowhere abageza ku rundi rwego, abayitwa za super level zagiye zizana abahanzi runaka, sibyo? Kano kanya dufite nka 155 nka Rebo isigaye mu gihugu cyo mu Rwanda kandi iri trend. Utwa Badrama yazanye Rebo nka The Man, zabusenyuka mu gihe cya Jay Polly tumubura, aragenda irarangira, ariko yari ifitemo abahanzi bafatika. Nidushaka gufata music nyarwanda ngo tuyizamure ku rwego twiyifuzamo cyangwa se urwego mpuzamahanga, tugenda kireba amarebo ari bizana ijana n'ahantu hatandukanye. Igihe ikintu kigezwe muri kino gihe ntago ari kuza ngo ufate umupeti umuzamure, kuko n'ikintu cyitwa kuzamura abasani biragora. Impamvu bigora ni ingiye, hari umuntu buriya Dumba ikintu mukundira ni umuntu utafata umuhanzi runaka ngo apfe kumupostinga cyangwa kumupromotinga ngo nuko yamuha amafaranga, ahubwo umuntu witwa Dumba ni umuntu ugufata kukabona yuko urimo urakora. Bivuze ngo hari igihe Rebo zibeshya ku bahanzi, nuko The Man yibeshye kuri Mbanda ikamuzamara ariko ari umupeti udafite yamwibeshye wese si umuhanga, mu muhanga ariko gukora kora gakeya. Nisuba bandi ko batandukanye ntabwo barimo barakora, abandi badafite amarebo nibakora. Witwa Bruce Melody amarebo ko yagiye amurekura yakora. Reka nkwereke, reka nguhe urugero kuri industry yo mu Rwanda. Uzi industry yo mu Rwanda ikintu wayigereranya nacyo, ntago ndi gusuzugura abayirimo, sibyo? Ariko hari ikintu nshaka kukubwira. Niba uziko industry yo mu Rwanda imeze nk'umukobwa uzabona Rihanna yambaye ikanzu, uko Rihanna bamudesigninze bitewe nuko ateye ku mubiri we, wowe wa mukobwa wo mu cyaro akavuga ati nanjye nabona nyiri ya kanzu Rihanna, reka njye kudodesha iriya stage. Icyo kintu rero bambaye imyambaro itari yabo. Ndaguha urugero. Uzi impamvu industry ya Nigeria kakanya iri hit? Uzi impamvu industry ya Nigeria yuko ari industry ya Uganda? Wibuke yuko Nigeria ari industry irimo abahanzi benshi batwaye za Grammy Award. Kandi hano mu Rwanda dukeneye nako za Grammy Award. Icyo nicyo nshaka kukubwira rero. Tuzi ko music ya Uganda hari igihe hitinze. Music ya Uganda yahitinze abantu batarasobanukirwa bamenye ngo ese Jamaica hari dancehall. Uri kumva icyo kintu? Ese Jamaica hari reggae. Regira ngo urebe nk'abantu baririmbye mu myaka yahashize ya muri Uganda, kugiye cya Bakamiliyoni, cya Baredi and Wizo, abantu ba Keko, abantu bose bagiye bazana dancehall. Twageze igihe noneho twumva abana baba Jamaica, twumva ba Christophe Martin, sibyo? Twumva ba Vibes Cartel. Icyo gihe ntabwo wajya kumva umuntu ufite copyright n'umuntu ufite originality. Turi kumvikana icyo kintu. That is why music ya Nigeria impamvu iri kuri hit, impamvu
ifite Grammy Award. Impamvu dufite abahanzi baduserukira ku rwego rwa Afurika n'isi yose ni wa mwihariko. Icyo gihe rero mu Rwanda dukeneye kugira umwihariko natwe. Ntago mu Rwanda abantu ushaka kukuzana. Mu Rwanda ntago twagendane neza. Ntago twagira umwihariko y'u Rwanda. Mu Rwanda ntago none se gakondo. Ikintu cyitwa gakondo muri music. Bruce Melody superstar. Samaze gukora na collab n'abantu benshi. Banzu urebe stage Mani Martin yagiyeho. Urebe niba Bruce Melody ashobora kuzijyaho. Zerekeye kuri culture. Ikintu gihari nese nujya kureba izina Mani Martin. Ikintu gituma tutajya muri Grammy Award. Ikintu gituma tutaba nominated wenda no mu matresi mpuzamahanga. Usibye hano round muri East Africa bavuga ati reka tubapfe isoni igihugu kiri muri East Africa tubatumire. Sibyo nta mwihariko dufite. Fata Tanzania, reka nkwereke Diamond na Harmonize bafite bongo music. Uri kunyumva? Kubera iriya bongo music iratandukanye. Umuntu niyumva beat ya bongo azahita avuga from Tanzania. Wibuke yuko tudafite umwihariko kurenza Kongo, kandi Kongo tuzi yuko Kongo ni international. Kongo international. Uyu mwana wakoranye na Diamond ninde kano Inozbi. Uzi yawe adaherutse gufata yaserukiye Afrika. Sinibuka wari muri award tuzi zirenze ku rwego rw'isi. Ikintu cyari no mu Bufaransa. Music twe dukeneye nk'abanyarwanda. Ikintu twegihari dukeneye kugera kure nyine mu Rwanda dufite ubuhe mwihariko mu muziki. Nicyo kintu ushaka kumwihariko ari n'uyu nguyu. N'uwuhe ikintu cyari niki rero ngo buriya ngo icyo ushaka kintu umuntu uri mu mahanga azavuga ati byibuza at least music yo mu Rwanda ifite itandukaniro. Ikintu cyari dushaka gufata music yacu sibyo tukayimukira amahanga. Bivuze ngo nimba uwitwa Bruce Melody nagazajya kwaka featuring witwa Joe Boy ngajyane gakondo. Ibyo nabyo byashoboka. Nagazajya kwaka featuring witwa Diamond ngajyane gakondo. Bivuze ngo dushobora gukora music sibyo tugakora music uri ku rwego rusanzwe n'abandi bakoreraho sibyo. Ariko no tukagera na gakondo cyangwa se umwihariko wacu nk'abanyarwanda. Ariko no tujya kureba witwa Bruce Melody ni umuhanzi utandukanye nande nuriya Intore Masamba. Ni umuhanzi utandukanye. Ntabwo bakwiriye gutandukana. None se buriya ugiye guhamagara muri Rwanda Day cyari igikorwa ugiye kumurika cy'igihugu cy'u Rwanda cy'umuco no gupresentinga country yo country. Wahamagara Bruce Melody hagati ya Masamba na Ruti Joel na Mani Martin wahamagara nde? Bruce Melody na Kenny Soul. None se tujya gupresentinga igihugu cy'u Rwanda Bruce Melody azaturirimbira k'inyuma. Ndaza kukubaza kintu kukubaza. Naga abahanzi dufite Bruce Melody nuko abatindeho reka. Dufite abahanzi nka Kenny Soul b'abahanga. Dufite abahanzi nk'aba indirimbo ya Kenny Soul wavuga ngo waherekeza ufite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Buriya nuko tutajya deep. Ntabwo tutajya in beat. Ushobora gusanga Kenny Soul ndagira ngo bwize ukuri. Uzi impamvu Kenny Soul ajya gushaka Joe Boy? Uzi impamvu Kenny Soul ashobora kuva hano akajya Nigeria gushaka Burna Boy? Amushakaho ya Afrobeat. Noneho twe bidukundiye sibyo tugakora. Burna Boy akavuga ati ngiye gushaka uyu mwana nkuko yagiye gushaka uyu waririmbye Jerusalem. Uri kumva creativity. Dukeneye creativity y'umuziki wacu. Music ahantu igeze muri kino gihe tugezemo. Music yacu rero gucuruza. Uzi music yacu se nyine ducururiza muri Karabaye byacitse. Ariko noneho wa muntu urimo kukumvira muri Karabaye yanakumvira muri sari wawe yicaye. Yanakumvira no mu cyumba. Ikintu cyari ku music nyarwanda abanyarwandakazi nyarwanda uko tuyibona. Krema turaza wenda gusaba na comment. Krema nitwinjira muri music nyarwanda y'iki gihe sibyo cyangwa se twara music abandi banyamahanga barimo barakora sibyo. Nago ikintu kigezweho nimba tubona umukobwa w'umunya Nigeria arimo aratwara Grammy Award. Bivuze ngo nukuzamura ibendera ry'igihugu mu gihe hari urwego wagezeho sibyo. Nago twirengagije yuko kera wenda hari imyambaro mu Rwanda
twambaraga sibyo kano bya made in Rwanda kano kandi twatuma tubona abantu batandukanye bagenda bamurika imideli nyine itandukanye itari y'abanyarwanda bivuze ngo dushaka kugira ku rundi rwego ariko dufite umwihariko urakora umwihariko reka nkwereke nago uwitwa Bana nibazamuka muri Amerika Bana akajya muri Amerika akajya kwa yajyanye bongo music niyagezeyo izo amafrobeat n'indimbo zisanzwe nyine banza wumve korabo ye na Rick Ross urasanga yaracuranze bongo music ayikubite neza uri kumva nugera kuri korabo yiwe na Niyo yego uzi ikintu kino bano bahungu muri Tanzania bo bakora cyangwa muri Nigeria bagenda baprefera kuri ya culture yabo reka nkwereke nakuntu uzambwira ngo buretse tugendane neza nakuntu uzumva Nigeria numva music barakora ko no reka nkwereke none uriya ahantu batandukanye n'aba Nigeria mu Nigeria ashobora gukora n'indirimbo wenda ya R&B pure ariko agashyira mu rurimi uri kumva icyo kintu uri kumva umwihariko noneho yakora indirimbo ya Afrobeat agashyiramo icyongereza bizatuma n'umwongereza mwibonamo numva icyongereza mwibonamo reka nguhe urugero ikintu nakubwiye ndi kugarukaho kuntu abanyarwanda twambara imyambaro itari yacu South Africa barakora amapiano ukumva niho bayayaniye abanyarwanda twigize indaya uri indaya irasakuma sibyo no kugena n'ibigezweho nuko nagaru kugena n'ibigezweho ahubwo mwe mugije none se kuki tutagira ibyacu ikintu kijya kuki ibyacu bitagerwaho noneho muri South Africa nakadukopa music kano kandi turi mu bucuruzi uri kumva turi mu bucuruzi nyarwanda umuhanzi wese akeneye gukora ibiri nkubwire uraburi i Kigali wakumva Migos pa agahitaza ngo kinyaturapu tumbafu wowe kinyaturapu niyega hari kondo ruzanyemo hari kondo ruzanyemo hari ingoma ya gakondo uzanyemo oya biriya uri kumva ni kwa gutuburira abantu ni kwa gutuburira abantu ese nimba bakubwira kuriya ni ugucuruza amafaranga y'ibicukuri ibyo byakabaye uzi impamvu uko muri kubisobanura reka nguhurugire wakabwiye abantu ngo mwese abahanze muri mu gihugu cyo mu Rwanda ni mukore gospel indirimbo zaramya no guhimbaza Imana sibyo none se nago music zose ari iziza zishika nujya no kuyiramya nka Rose Muhando uzaburiye copyright uzaburimo kumukopa ahubwo ikintu cya mbere buriya uzicare wenda wumve ikintu nkunda kwirefera nko muri Western Africa West Africa wumve indirimbo zabo ugegana ujye muri Cameroon ntihabura umwihariko kandi ntihabura hit uri kumva niyo mpamvu rero na hano mu Rwanda erega si ngombwa ngo bajye gushayaya dufite n'ikinimba dufite n'igisirimba uri kumva uretse bradejya mu kinimba najye no mu gisirimba man the band we va muri ibyo nyine zo mu kinimba melody aririmba yihenjyana niba namba hose the band aririmba yihenjyana ikiri kiraza uri kumva aha Bushari aririmba yihenjyana kinyaturapu tomba bafata Migos reka uzumve Migos uzabusanga hari abaraperi nka 5 bamize bari abagabo hano muri new hip hop hano yaba drill yaba trap sibyo ikintu rero buriya uzi impamvu fata indirimbo nka Mama Rwanda uyumve amagambo meza y'ikinyarwanda injyana nziza y'ikinyarwanda ku buryo wayicuranga n'inyambo zikishima zigakamwa yera sibyo ariko noneho fata indirimbo ku gasima nyanyinya iriya n'indirimbo y'imihanda indirimbo y'imihanda si ubu ngubu noneho fata Fireman ku mihanda wumva indirimbo bita abana bato mufate nanone street fata shit yisira dukanda ariko nta wasabye kuza none umbwire ngo kugasima none se ndirimbo yo ni gakondo iyo ndirimbo nishatse kuzana indirimbo yo ku mihanda ako niyo discours yego karemara kabisa abantu baze gutanga comment baragacaga comment kabo bazitanga ariko tuzagaruke ariko noneho indi episode yego uzaze wahinduye imyumvire kuko ndumva ko nawe muze mutubwire abantu dukeneye music icuruza nimba umucyo batubwire dukeneye music irazi gacuruza mu Rwanda bafite iyihe njyana ubundi
twe dufite injyana yacu ariko gakondo injyana yacu irahari iri heheze none se ureka Jules Sentore yego arayifite gakondo aheruka gukora igitaramo Ruti Joel arayifite gakondo Ruti Joel we ndamwemera vina yishyizeho ahubwo abo nibo dukeneye ko bajya muri rebo ahubwo ubundi nyine ikintu nshaka ubundi na Jay Paul afite gakondo ahubwo ikintu nshaka Coach Gael niba afite amafaranga ashanga gupresentinga igihugu ndanabishimira ririya ni ishyaka pe ni ishyaka kubona abantu bafite ikofi nk'iri ya danje ariko bakayishora mu rubyiruko ariko bareke biracitse na karabaye barebe ikintu bashobora gusigira indorerwamo hari nk'indirimbo Ruti Joel yakoze ariko itazigera iva kuri hit ariko Bruce Melody amarubumu n'amarubumu yiwe ntabwo abanyarwanda ku myaka bafite ababana azakomeza kumva ko inyuma kandi afite urubyaro turi kumvikana turi kumvikana ntabwo azigera nakumva kubera ko bo bakora iby'amaso y'abagaruki ndagira ngo rero nk'uko bibiri bivuga umwenda wari ukikirije ahera wacitsemo kabiri bakureho irido barebe ngo isi indirimbo izarya hiti mu myaka 30 turi kumvikana niba iyi ndirimbo ishobora kurya hiti imyaka 30 bariyikora niba iyi njyana izarya hiti imyaka 30 bariyikora buri wese agira umwihariko mu Rwanda nitugira umwihariko tuzaserukira amahanga abana batubwire muri comment batubwire muri comment ebana tubashimire cyane mukande sub mukore share comment na like ciao ciao kuri YC TV